ngahe naraje ndagusifura unjya sini urumva ukuntu nirata ngenda avuga ati uriya muntu ndamuzi ndagusifura ati he Aroni we wituza ndaza utangiye kwigirisha oya wigirishije udusoni nge nigirishije nari kwigirisha udusoni umuhungu twakundaga se yari mwiza kukurusha aya buvugisha ukuri mubuvugisha ukuri umuhungu yari mwiza ntabwo yavuze ngo turaduhungu twakorera nitwo tubi ako nako yaraninye bari banandabyiyoka mwaye murimo gukorera ahantu hamwe ako no kuba yaraninye buriya cya kijama cyiza kuriya n'ibiki kijeya igisore kirekire ureka kono wewe wankanagura akantu ako nanjye wanyigirije oya ntabwo nameze neza hari ibintu nayindi kuburanaho na Aroni ntabwo nzongera kuvuga umva niba uri bukatinga ntabwo nzongera kuvuga Aroni mu buzima bwanjye kuva uyu munsi mbishyizeho akadomo kanongere ntangire hello bakunzi bacu mumeze mute twe tumeze neza niko mbona na mikoro nubwo metse jira njye na papa jira hari ibintu twari turimo dureshike ngo arasheka ko papa jira wenda kuzanyica ngo Aroni sinzongera no kubivuga njyewe papa jira hari ibintu turimo kuburanaho twanabivuzeho mu kindi kiganiro kera ndakeka turi kubabwira ukuntu ahantu hose tugiye kuganira wisuniza noneho ahantu hose tugiye gukora ikiganiro aza ahita avuga ngo ngo se ntego niwe nyiteteye ngo ibiki n'ibiki akagenda avuga abwira abantu bose ngo ngo narakwiteteye ndashaka tubishyireho mu cyuyu munsi ngaho tangira ubabwira noneho uvuga ibyawe nanjye mvuga ibyanjye baze kuducira urubanza baze kudukirana tuvuge ati ibintu ni uko byagenze fite barahita tubwira uwitereteye ikegera hino babwire kandi utanga na fagiti iyo abantu bari mu rukiko utanga ukino papa J barakuguruka none wabyize uvuye ubwire uko bigiye kugenda nyine iyo abantu bari mu rukiko reka tumenye nk'abari mu rukiko ariko kubera iki kuki akamaze mvuge kuri aka kantu kubera iki buri gihe urumva mugira inama njyenyine kuki uyu mupapa Jaira mutajyamo mugira inama reba ukuntu buri munsi aca mu ijambo ndi kwivugira story akazana ibindi kwivugira yigeze na jita nyine wowe umva nyine mubwire utangiye reka ikibazo mashaka kwisobanura wowe utangiye uvuga ukuntu tugiye kwiceka mutamvugira ubwo nyine nzahita amenya uruhande muri umva nyine twatangiye tuvuga yuko turi buze imbere bakatubwira wowe se wari urimo nyine imbere ya kamera twabiburanaga sibyo mu kazi mubwira ko ngiye gukuramo imyenda mitanzanye mbere bisanzwe ubwo wowe reka nkwereke ngiye nakubwiye ngo turamera nk'abari mu rubanza kugira ngo baruce neza nyine uratanga fagiti banza ubyemere ko bagukunda ubu baragukunda kundusha nta n'ibyo njya mbona nta n'ibihari wenda ahubwo urumva ko utagiye kuzana ibiterekeranye wowe uratanga fagiti zigaragaza ko nakwitereteye nanjye izigaragaza ko wanyitereteye noneho bo baca urubanza tugireho umucyo tubivemo tubivuyemo byereka mbabwire niba mudukundira rimwe mukaba munganya urukundo muze kwandika ko Aroni aca mu ijambo ikindi cya kabiri muze kuvuga ukuntu iyo ntangiye kuvuga story zanjye avangamo izindi zitari zijyanye n'ibyo turi kuvugaho ibyo wagendeye kuri comment imwe banditse ejo kuri video y'ejo bavuga ngo nacyagiye nkora indi part 2 ngo Aroni akizanira ibyo muri apage nese akantu nakibuka simite nkavuga narakibagirwa nyine ndi yo muri part 2 wanciye mu ijambo na kintu bavuze we barakuvugira ngo navuze ngo nagiye mu kazi tubiborana mwamagaye umbwira ko ngaho tangira tubanze kunyita Sonia bakaba bangurukanye ngenye mwitira iki Sonia ni bubu nabindi bubu vuga babwire papa J kapucho ajye mwita kapucho none kandi urabizi imbere ni wagiye go nyine banze cyane ibanziriza oya ngare kana no tujya mu kiganiro neza fike bacimanze riganye ndi seri urabona hari ibintu byiguseka n'ibikindimo no wanarakaye narakayitagura n'uyu mpamvu nta mikino myinshi nshaka ngaho babwire babwire tangira n'undi reka nangire njyewe sibyo ukuntu byatangiye nari ndimo ndigendera urabizi ko nakundanaga na wa muntu twakundanaga n'ibiki ubizi nyine ubizi twahereye ku ishuri munigana ubizi ko mwiganaga nza no kumureba n'ibiki noneho
ndagenda ngiye kwirebera sister wanjye Kabeza mba nkunyuzeho uri gucuruza utuntu ku ishuri bivuge neza naje aha reka mbanze nange fati reka nanze weho hano hize imyaka 6 nahize 6 uraza ariko wisunyibutsa tukiri ku ishuri wigeze kubwira mubyara wawe twiganaga uramubwira ati uriya muhungu nubwo atari mwiza nonaha nyine ubona wagira ngo aranasa nabi n'ibikete kuri uwo muhungu ni mwiza azaba mwiza warabivuze ni wabivuze nagaruka nabivuze wavuze ako bijya gusa wavuze akavuge bagasigarane tukaveho nge narakurebye bomba bari bapfukamishije nateze kuza kurasi ninyuriraho hanyuma mbona uri kunyuraho na bya bitambwe byawe bateraga ngo ndavuga ngo ariko nge kwa nibwo bwa mbere nari nkubonye nari umurukasa ntabwo nari nkubonye urambona ndakubona nkikubona yari afite ukuntu n'abandi bana bari badupfukamishije nagira ngo ndakabwira tereka nyine nari narigize umuntu uzi ibyo ndabivuga kugira ngo bumve impamvu ngo nari umuntu ujya uvuga ngo nari umuntu ujya uvuga ko kanjye konyine si yo story navuga ati sha uriya mwana reka mbabwire nubwo mu mufeka ariko yazaba mwiza nkagenda babwira wishaka kubisasira warakavuze wakamvuze ntabwo uri kubibona niba ataza kubivuga muze kumvira urumva ndivugira ngo uriya mwana nubwo akimeze gutya ku ishuri ariko umunsi yasohota azaba mwiza nshakagaho iki nshakagaho iki se kuwirebera ubwiza bw'umuntu ngiye nashaka kuvuga ko kanu wakabanje urabanza urande wigeze mbona ncaho ukavuga ngo uriya mwana ngarabyibushye ibyo tubireke nanjye narabivuze kubwira aho kuki wabivuze wanshakagaho iki gihe reka nkwereke dusimbuka wowe ku ishuri aho ngako ni kamwe uremeye ntiwemeye hari kamwe waramvuze nge bakabike ko wavuze ngiye ko wavuze ko mbyibushye urumva wanshakagaho turakomeza kimwe kuri kimwe kwanza bo baraza kubireba noneho ndakomeza ninyuriraho muri corona munyura urimo uracuruza utuntu niyambariye agashati kanjye nazinze nateje yabese babwiye yari keza dise gihe yarambaraga agashati nanda afite arakana kari smart nyine akereka dukomeze kabereye sibyo namwe niba mutajya muri abantu beza nyuraho noneho ariko mugani Imana igiye no guza abantu numenye uko ibigenza ndabyibuka moto navuze ati reka moto insige ahantu hafi nse nkukora akagendo nitarasiza no muri Kabeza nyine ndeba uko hameze ubwiza bwawe nirebera uko hameze sinaherukaga urobizi ko akazi kabaga karantwaye noneho manyuze ngendera ku muhanda wa ruguru wowe uri hirya oya wari uri ko hepfo ahubwo ngende ahantu wakoraga hari hepfo hari kure cyane kumbona ubu ngiye kumva numva ngo numva umuntu ari guhamagara ahamagara tuva Aroni urumva te Arona ndipo ni njyewe cyangwa mpindukiye mbona umukobwa ibintu byose arimo yabikuyemo yabitaye arimo aragira gutya ati Arona urumva yanjye ntabwo byari ibintu byo ko tutuziranye ahubwo bumva ukuntu ndi umuntu ukunda abantu naraje utangira kwigirisha ukuntu kunca mu ijambo naraje utangira kwigirisha udusoni umva ukuntu avuze ngo ibintu byose naranyanyagije ngo ndirukanka ngiye guhamagara Aroni ngo nasa ntabwo ari uko byagiye wansifuye kangahe naraje ndagusifura unjya sini urumva ukuntu nirata ngenda avuga ati uriya muntu ndamuzi ndagusifura ati ye Aroni we wituza ndaza utangiye kwigirisha udusoni nge nigirishije nari kwigirisha udusoni umuhungu twakundaga se yari mwiza kukurusha muvugisha ukuri muvugisha ukuri umuhungu yari mwiza ntabwo yavuze ngo turaduhungu twakorera nitwo tubi ariko nayo kuba yaraninye bari banandabyibuka mwari murimo gukorera ahantu hamwe ariko no kuba yaraninye buriya cya kijama cyiza kuriya n'ibiki kijeya igisore kirekire ureka ukuntu wowe wankanaga urakanka ariko nanjye wanyigirishijeho udusoni oya ntabwo nakwigishije naraje nyine nseka ko kundi kwanjye naranseka ndagusekera ndakubwira ati ndakuzi wowe ushobora ko utanzi reka nkwereke akantu kamwe nshaka kuvuga ka mbere ni uko watangiye unyirebesha ku ishuri ariko se we biranga ugeraho bivuga ntabwo wamvuze
umva uzavuga ibyawe nanjye ngusubize uravuga ibyawe none se buri wese afite ikiganiro cye mbwira waravuze ntabwo oya ariko turanabizanye n'igihe abantu bacu bibaye birebire so si wazavuga ibyo wenda okay ngareka mwereke sibyo bamaze kwandika ko ari wo ngewe ntabwo ubu ngubu hano naje kwivugira turabisoreza hano none uhurika ngiye vuba tuvuga waramvuze kabiri oya narakuvuze waramvuze byararangiye wavuze ko mbyoshye nanjye mvuga kuri mwiza birarangiye icyo cyo waramamagaye ninjye watangiye kuguhamagara ngiye nari inkuza ariko ngiye najyaga nkubona ucaho nkakubona ukundana n'umwana twigana ibyo bintu ngiye ntabyo nigeze nkora kuno Aroni no kuntu Papa Jaira yakundanaga mu kigo ibyo bintu nabyo mu birebe mu bishakire ikintu kuntu ngiye ari umwana mwiza wowe wari kaboy cyakora Dimundo nabyo nani kunyerera nakurebye nawe wararigize umuntu wo kwisekera umuntu waraho usanzwe nanjye nta munsi ko rero nagiraga kandi n'umuntu yarakuriraga akabona ibintu by'inkundo wapi waraho useka uraho ariko bubu mbabarira tuzakora ikiganiro ariko tubanza dusoza ikintu reka tuzagisore ariko tuzavuge umuntu wari mubi mu tuntu n'utundi mu tuntu two nyine mu tuntu n'utundi mu muntu urumize twize hano ariko rero buretse akantu uvuze nanjye ndakibukana narakagize ibanga none ngiye kukavuga nkavuge umanze nkakongore ukuntu wambaye kandi wagiye kwipima oya nukomeza kuvuga gutyo ndabizi waba ugiye utuma wumvikanisha ko urukundo rwawe rwaragusaza urukundo rwawe rw'insazi reka nkwereke reka nk'ikindi cyase uvuge nawe ikindi kintu kigaragaza ko wowe wanyitereteye reka mvuge ibyanjye bite birangira tukomerezaho oya twari tugeze kuri aho ngaho ukuntu waciyeho nkagusifura ngiye nari maze kugishyiraho umucyo ko nuko nakubonye nkuzi nkakwishimira ngiye sinye nirengagiza abantu nzi ikindi cya gatatu sibyo icya gatatu kugira ngo wenda tuhite dusimbuka nawe uvuge noneho ahubwo ngiye ikintu mbona ahubwo utanibuka gishobora kuba cyerekana ko abantu bakundana nako umuntu yagukunze nuko nakwibwirishije umaze gufata nimero yanjye ariko wibuke ko wabanje kujya umpamagara ukambura nkabyirengagiza ahantu wabanje kunyemeza bwa mbere urumva nkavuga ati tari ko karaga ngo kazi gukundana na waraje usanga nibereye mu kazi wanjye yaranavuye aho ngaho yanyohereje n'amafaranga yo kunywa gacyaye imvura yaguye ubu urongeye usubira kwa wavuye hariya ukajya kwa sister we nanone ukongera mutika gusiga handi ukaza kundeba wereka ngo nje ngo wansuzaga mu biki urumva impamvu ngewe wandi twakundanaga reba twakundanaga ubwe urabizi ko namubwiye yuko naje kumubwira tuzi ko nawe na Sonia mwiganaga n'ibikimwicaranaga ibintu nk'ibyo utiye nugerayo uzamusuhuza nongera usere uzamusuhuza nawe waje kunsuhuza bamutumye ariko se akomba ko tunakihoreye nanjye gukomeza kakandi uwo munsi niko waje urambwira umutangira kumbwira ukuntu ngo mugiye ngureka ngo ntabwo nibaza sinzi nahandi icyo kigali cyari kivuye mugiye ngo noneho urukundo rwirwa gusazije warigize umuntu uzi kwigisha ibintu by'inkundo uraza uravuga uretse gato umuvandimwe wanjye ngo ugiye ngo umuntu dukundana ngo sinjyamo burira ngo umwanya ngo ariko ni gute ngo umuntu ashobora kubona umwanya wo kurya ngo akabura umwanya wo kwandikira sheri ngo niba wanamuhamagara ngo niba waba udafite amayinite ngo niba wanatira ibyo byagusajije kuko umva warambwiye umwanya ibyo bituma wahise unkunda kuko ibyo twaganiriye nabonye ko uzi guha agaciro ibintu urimo icyo gihe reka nkwereke icyo gihe twaraganiriye ndakubwira umbaza ibya Berize ubwo yitwaga urumva aho ngaho uraza gushyiramo ka gastika k'utuntu ntayo ko nese undi hari icyo bitwaye yaba Honorine yaba Claudine yaba nde yaba nde kibonye se ayobeye ko ari we nyine twakundanaga n'ubundi ayobeye se ko urabyemerewe ndetse niba afite undi kandi adashaka ko nese we umuntu mukundana se uramubeshya ubeshya ko utakunda icyo utagize ex cyangwa n'ibikindi ese ubwo bose niko baturebe ese ubwo ni ibimureba twarakundanye byararangiye none se ubwo oya nyine mubwire ngo sorry nukuri ukuntu uri kumugira nkaho wajya mu bintu bya danje aho yavuga ni ibintu biraho oya ikindi kintu icyo gihe narakubwiye ngo we twaraniganye mwumva ukuntu oya reka twabwiye ko nyine tuzakomeza mwihangane aho twe tugereye aha umuriro nyine ushiramo muri mikro nshyashya
ushizemo kuva muri video yejo ngo nshyashya abwo twa tuboro tutwoya turi ni ubwo nanjye kwango ni cyashya wereka mabwire bye bye tuzakora part 2 yo kuza kuvuga ukuntu byarangiye ni mu bishaka ariko oya nabyo kubishaka bo baze kubanza wenda bagenekereza ibyo twabashije kuvugaho gakeya batubwire nyine ariko ibindi bikiri inyuma biracyamuha batubwire basusa nk'uwatangiyemo gakeya ibindi biri inyuma biramuhama ko Papa Jaira ko ari we ubwo sawa turi kumwe Imana ibarinde bye bye.